iyi mvune yanjye se wanyana we wagira ngo umuhungu wanjye ko ntazi aho aba yamunganiye mbanza aho yagiye. Erega nubwo turi abakene ntabwo ari ngombwa nyine ngo twerekane ubukene bwacu. Nayimve no gukora ibijumba mbona atangiye no gucira amaraso. Nabwo nubwo nyine wamaye usoze ko wandeze ubwo wamaye nibwo nzamuka. Ako wagiye uca bugufi. Ariko nca bugufi ngo bigende ugatuza. Njye ndatuje rwose nta kibazo mfite. Asu ubona ubuzima tubayemo hano mu cyaro ari ubwo kwishyira hejuru. Jamai, wabaye iki? Urimo kuno kuruka? Ese wabaye iki? Mbwira pe. Wabaye iki? Nta kibazo niba ari amazi nanyweye mu nda akangwa nabi. Amazi gusa. Amazi gusa birashoboka ko urimo kuruka urarwaye nyamara umaze iminsi umbeshya. Ese tata mbese waba waranciye inyuma nkaba nabizi. Ngo bore iki? Waba waranciye inyuma bakaba baragutenda nkaba nabizi none uraruka. Ni ibiki bikunukiye se wenda ngo menye mbwera nire mwaryamanye? Nta muntu twaryamanye pe. Uravugisha ukuri? Nawe. Nese ngo mbwiza ukuri. Ni icyo urwaye basi ngo menye ndavuza mpereye he? Aya nawe urambeshe. Mbwiza ukuri. Erega mba nanze kukugora nkubwira ko ndwaye nk'usteresa. Wikorera wiboneka. Nawe uba ufite ibibazo. Reka nkubwire. Ibibazo bya papa baranze kugutesha umutwe nawe uba ufite ibibazo reba papa wararwaye nyine mu rugo wanyu ibibazo bari byinshi nongeremo n'ibyanjye ntabwo mba nshaka kukugora pe. None wangora ntabwo uri inshingano zanjye ariko ntabwo ndwaye cyane. ushobora no kumbwiza ukuri nkamenya icyo urwaye nkamenya n'ibyo mvuze nese ejo nuncika nzabigenza gute? Izi sababu tuvugana nanjye indwara ndwaye ntabwo nyizi. Yego. Uretse ko nanze kukubwira ko ndwaye nyine kuko nzi ko nawe uba wifite ibibazo. Urantungura. Ariko biro ntabwo bizaba. Reka nkubwire ngewe reka nkubwire. Urantungura. Isaha yose duhura nta mbaraga ufite. Urumva atari ikibazo? Uraruka. Ngaho he nakubonye kuva ku mugezi kuva hano mu rugo nta mbaraga ukigira mwana wa mabukwe. Ese ubundi ese ndamubwira aryo uribuka I promise you niba tuzabana nk'umugore n'umugabo ejo hazaza na hacu ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe basi uzagerageza umbwize ukuri. Bizashira ariko ntegereje ukuri kwawe. Okay, basi bugiye mu rugo. Basi se mama arabizi cyangwa na papa arabizi? Ugiye mu rugo. Mese ubunga babimenya. Ngusige hano niyo romanze ntahe. Ngusige. Uraryama muri iki gihuru? Nanjye ndaje nje gushaka. Ngahaguruka dutaha gapome. Erega ndagukunda. Ndagukunda pe. Ngahaguruka. Aguruka pe. kazi kuri uyu munsi ni ibyango ugenda kure. Wabibonye? Gisa rero reka mubwire. Ndabona hano hantu rero baduha amafaranga makeya. Kandi kano kazi karavunanye. Rero nk'inshuti yanjye urabizi tujya tugirana inama. Yego se. Nakugira inama yo kwigira i Kigali kabisa. Ariko nagusabye kera nakubwiye kera ngo ngi Kigali urananira. Oya. Ese nasiga famille guys, nasiga famille. Ngiye rero muri no minsi urumva? Mbona abantu bose bajya i Kigali bahita babona amafaranga mu buryo bwihuse. Urabona muri amungo kwa Kalisa nagwirugera.
nabonye yaravuyeyo yarayabonye menshi kandi byarihuse. akore kambabazi ubu navuga yuko muri mu kazi cyangwa mwaje kuvuga amagambo gusa chef bose tubabarira no kuri kwiye guhera mu gatondo mwambwira yuko amatafari atarashira mu kazi kuvuga ngo nibabahemba amafaranga chef turi mu kazi ntago nkubeshye turi mu kazi muri mu kazi ntago sanze muri kuvuga amagambo turi mu kazi kandi ari umuntu mukuru dore n'amasaha yagiye akazi nakazi ntago mwaje kudeka hano ukankubaza ubundi uri umuyedi uri umufundi uri kapita andi umuyedi uri umuyedi ufite agasuzuguro nkako ku buryo we wanyambarira je oya rwose boss tukuramo none ubundi ubwenge bwanyu bumeze gute je hari ibintu mujya mukora bikanancana iyo jire ninde yayiguhaye cyanya kuba tereka hari fata amatafari ugire vuba none se bigenze bite bandi kwirukanka n'aba bakoze umuntu arababwira ukagira nta matwi bafite bari ko baratuma akazi gapfa kandi mbashaka akazi kanyu kihuta nibyo bishobora gutuma userera n'abakoze kuriuka utababwiye se wibaza hari ikintu na kimwe bakora hariya nari maze nk'iminota 2 uretse bimvugiramo ujimenya ko bariya nubwo bari hariya bari abakozi uri kubakoresha baba baje gushaka ubuzima kandi bagira nabo ubwabo baba bafite ibindi bibazo bigize birengejeho ushobora kubabwira neza utabatunganya ngo ubabwire usakuza cyane birenze sibyo ariko nta kibazo biba bitwaye biriya ni ukugira ngo nyene abone mu gihe nawe abari yashizemo imbaraga nkenya kugira ngo aronka akabaraga ko gukora hariya ni ukubahata nyene kugira ngo akazi nanjye nimwaza muzabona umusaruro nabyaje akazi kanyu yes ndabyumva ariko ufite ubundi buryo ushobora kubabwiramo utabakanze ukababwira utuje niba ari ikintu batashyize mu bikorwa bakagikora ariko utabahatirije sibyo cyangwa ngo kabisa ndabyumva basi so none kubera iki nawe nibaza kubera iki muri gukoresha amatafari y'ibyondo niyo gahunda papa wawe yampaye Dadi yaguhaye gahunda yo gukoresha amatafari y'ibyondo bloke zarabuze uzamuhamagara umubaze njyewe yarambwiye ati wewe ari amatafari genda uyafyatuze kunuku ariko yanegetse amatafari ya rukara ariko nizere ko benda ari ayo kubaka fondasiyo atazakomeza ngazamura inzu hejuru nyine gahunda ntago arayimpa neza kubera fondasiyo igiye gutangira muri ino minsi yarambwiye ngo azampamagara ngo ampe gahunda yayo okay noneho nubwo ari Dadi yabikubwiye ariko bisa nkaho ari njye ubihagarariye sibyo ari amatafari muzayubakishe fondasiyo hasi ntimuzazamura inzu hejuru kuko ntabwo biba bigara fresh sibyo nta kibazo rwose kuko nanjye mba nkunda nyine ngo ngenda agiye ariko mubikosore ari amatafari nyine ubwo hari ukuntu ubaka fondasiyo ukayabanzaho hari ukuntu ubaka fondasiyo ukumva amaze kubaka fondasiyo y'amabuye ugakorotirizaho amatafari gutya hasi kugira ngo andi azamuka ameze neza ariya rero niyo muzashyiraho muzabanzaho ahandi hose muhakoreshe bloke sibyo sawa njyewe umuntu rero ndumva nahagenda kuko ndagutwara se oya ndatega bisi ntari binshaka gutembera nkanareba ko biba bimeze kunywa wanzoga we ako byeri raryo bumwe abantu batanywa byeri babayeho bati njyewe nitsamura inzoga nagenda ngagenda inzoga ibintu byanjye byose inzoga bana we zima amafaranga basize kugura kandi yewe bawe babiteze chance wakinda ameze biteze cyane sawa biragenda nta kibazo bose bamumira busaba gihe suko none uri gutukana byagenze gute ntabwo ngututse ngubu tuvugana ndatashye umva nkubwire iyo wifashe ukaba inshuti na gisa wumva ufite ubwenge wowe none se byagenze gute umufitanye ikihe kibazo ufitanye ikihe kibazo se kamubaye iyo ugendana n'umuntu ukundana na karaga gakobwa
ntacyo buriya akazamugeza kure agakobwa gahora karwaye bahora bajya kuvuza iwabo koko none se ubu ngubu koko gisa gukundana n'umuntu hari ikibazo kiba kibirimo uzamubwira bivemo biriya nta kintu kirimo uriya mukobwa nta kintu noneho wabaye ikira gukundana mubwire ke none se wabaye iki noneho gisa mufitanye ikihe kibazo shamana yanjye sema ni gukura ubu ngubu ariko simana yawe ariko se wankoreye iki koko ego ko none umana yanjye ntago nguye ibi ni ibyishimo byanjye ntago nguye utajya kuneza abantu ngo ntagoye ntabwo reka mwihorere nigendere nyine ubwo byari ibyo ahubwo sinzi ikibazo mufitanye kabisa genda wenyine byari yanjye isigaye yaba bibonye utase buriya bintu byari byiza siko ndaba utameze neza umeze neza nanjye maze igihe numva ntameze neza ubwo rero nese ufite ikihe kibazo umva sindajya kwa muganga gusa maze igihe ngenda nkumva mfite isereri nyine noneho bikaziramo no nyine maze igihe numva ntameze neza sinzi ikibazo nese ntabwo nese ko numva ufite n'umuriro mwinshi ako teta ibintu ukora byose wakaba wiporogaramu ukajya kwa muganga ako dia uzi ko nawe wagira ngo uba wijijisha ubu buzima iwacu tubayemo urabuyobewe ibaze ko no kurya biba ari intambara ngo njye kwa muganga amafaranga se nkayakura ariko reka uko byagenda kose teta ntabwo wakomeza nese urakomeza gupfira hano muri karitsiye ibyo bigende gute ubwo nyine niyo mpfa nzapfa kuko mama wanjye nawe nta bushobozi aba yifitiye nanjye dore wamufashaga maze igihe numva ntameze neza ubwo rero nese mama wawe yabyumvise iyo abibonye abivugaho ikibazo ese yavuga iki nyine ni ukugira agahinda nk'umubyeyi ndi kubona utameze neza kandi ntabwo nzabana ibintu uko biri bugende ahubwo se washatse ahantu nkurira amazi nturyame ntwongere guhaguruka utongere kuzungutse teta ubu se koko ndakura hehe amazi kuko noneho mana yanjye ndabona mbonye akana ariko ndasaga umwana ariko none se wamaye ku mazi tugaba umuntu wariyo urwaye oya ni umurwayi reka tumuhe dukeya ntago ayamaramo reka tumuhe nese wa mwana aragira ngo umuntu apfire ku nzira ngo iwanyu bakuje gutanga amazi reka tumuhe makeya egera jya uhagarara hano ariko unave mu muhanda reka tubanze duhe umwana umurwayi jya uhagarara aho ngaho uve muri umuntu uje mu muhanda ahubwo teta kano kana rero ndi kubona amazi kirajyana amazi yawe ngaho ihangane uhaguruka urazanzamutse tugende ujye sindagira gake gake turebe ko twagera ariko si umwana kuko bari heza saa 12 zirageze ataraza kandi dore yagiye kuvoma kare meze neza none se ubaye iki utambwira mpuye n'abantu banyaka amazi ntabwo bazi nese bari abakobwa barabahungu n'abakobwa bacike umva nkubwire ntabwo nshaka ko bigira nka Keza sibyo ntabwo nshaka ko bigira nka Keza kandi ndashaka kunzanira umukwe w'umuhungu sibyo umuzungu muri Amerika ndashaka kuzajyayo ukaza uba umwana mwiza sibyo ngaho cecekere